aho igihe kigeze ubu ngubu buri wese araharanira iterambere cyangwa se turi mu gihe cyo kuba buri muntu wese ashaka gukora cyane, ugasanga rero muri uko gushaka gutera imbere hari igihe umuntu akoresheje n'amasaha y'ikirenga akirengeza ko kuryama ari byiza cyangwa se ari ngombwa. Aha rero tugiye kureba uramutse utaryamye amasaha byibura 7 ku munsi byakugiraho ingaruka, byakangiza iki mu buzima bwawe bwa buri munsi, ese umusaruro ushaka ubundi wawe ushobora kuwugeraho neza, byaba bingana bite umuntu uryama n'umuntu utaryama itandukanye baba bafite. Muri kumwe na Gishaka Liliane tugiye kuganira ku buryo ushobora kuryama bikaba byakugirira umumaro cyangwa se bikaba byakangiza ubuzima bwawe. Niba ari ubwa mbere bigeze hano wakora subscribe kandi mutayikora uyikore kuko tuganira byiza kandi byinshi. Wabyuka mu gitondo cya kare ujye gukora siporo cyangwa se ukora siporo ku munsi, ukaba urya neza wiyitaho mu buryo ubwo aribwo bwose, ukaba wirinda bimwe mu bintu bishobora kuba byakangiza ubuzima bwawe, ariko utaryama nta kintu byaba bimaze. Kuko nanone iyo utabonye ibitotsi, utaryamye ngo uryame nijoro uryame bihagije, ni hahandi bya bindi wakoze byose ku manywa biza kwangirika, ugasanga n'ubundi ubuzima bwawe buracyasigara inyuma, uracyarwaragurika, uracyari n'ibindi bibazo kubera ko utaryamye neza. Ni byiza ko ibyo byose ubikora ariko ukongera no kuba waryama neza. Nujya no kwa muganga bazakugira inama ati uryame usinzire, uryame bihagije uruhuke. Iyo bakubwiye kuruhuka ntabwo ari ukuvuga ngo nukureka akazi gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo ijoro ukamenya kurikoresha ukaryama bihagije. Mbere rero yuko tuvuga ibyiza cyangwa se ibibi ushobora gukura mu gihe utaryamye neza, reka tubanze tumenye amasaha wundi umuntu agomba kuryama. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuntu ufite byibura guhera ku myaka 65 kuzamura, biba byiza uramutse uryamye amasaha byibura hagati ya 7 kugeza ku 8. Nanone kandi nimba ufite imyaka 18 kugeza ku myaka 64, ni ukuvuga kuri 18 kuzamura 20, 30, aha ni byiza kuryama amasaha byibura ari hagati ya 7 nanone kugeza ku 9. Nanone rero nimba uri ufite umwana mutoya uri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 17, ni byiza kuryama amasaha ari hagati y'8 kugeza ku 10. Nanone rero nimba umwana ari mutoya ari hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 13, urumva rero niko abana bagenda baba bato, niko amasaha agenda yiyongera. Ni hahandi rero byaba byiza ko yaryama amasaha ari hagati y'9 kugeza kuri 11. None rero iyo ufite abana bafite mu mezi kugeza ku mezi, abana bakiri mu mezi kugeza ku myaka nk'ibiri, ni byiza ko yaryama guhera ku masaha ari hejuru ya 13 kugeza ku masaha 17. Aho ngaho nta kibazo, umwana aryamye igihe kinini nabwo akura neza, nabwo umubiri ugenda wiyubaka. Aha rero tugiye kureba ibintu ushobora kuba wabona nabyo mu gihe uba utaryamye neza amasaha ahagije. Ariko ubundi muri rusange ushobora kutaryama amasaha 9, ushobora kutaryama ayo masaha 10, ariko byibura amasaha 7 ukagerageza ukayaryama. Uramutse udasinzire byibura umunsi umwe, ntusinzira amasaha yabugenewe, uzabirebe uzasanga wirirwanye umunaniro, wirirwe usinzira, wirirwe wayura, kandi nanone usange akazi uri gukora ku munsi ntabwo ugakoze neza nk'uko bikwiriye. Ikindi nanone uzasanga wirirwanye mudu mbi, ugasanga wiri urakaye cyangwa se wiri wijimye, abantu muri kumwe ntabwo bamereye neza. Ikindi nuko iyo umuntu ataryamye neza ni naho impanuka zigenda ziva nyinshi. Ubushakashatsi bwaranabigaragaje ko abantu bataryama neza usanga bakunda kugira impanuka kurusha umuntu aryamye amasaha akwiriye, akaryama neza, agashira umunaniro, agashira akaryama bikwiriye. Iyo rero umaze kugira akamenyero kutaryama, uryama amasaha 2, 3, 5, aho ngaho rero biza kugiraho ingaruka ndende kandi ku buzima bwawe, ugasanga zikugutera n'indwara nyinshi. Ubushakashatsi bwagiye bwerekana ko abantu bataryama usanga bahura n'ibibazo byinshi cyane ugereranyije n'abantu baryama neza bagashira ibitotsi, bakaryama amasaha byibura 7 ku munsi. Rero ikintu cya mbere uzahura nacyo, uzasanga uhura n'ikibazo cyo kudasinzira, ugasanga iyo ugiye mu buriri ntubona ibitotsi, uhora ukanuye nta gusinzira neza.
icya kabiri rero ni uko ushobora guhura n'indwara y'umutima. Ku bantu bataryama ngo basinzire neza, kutaryama amasaha akwiriye ushobora kuvanamo indwara y'umutima cyangwa se n'izindi ndwara zose ziterwa n'umutima nazo zikaba zazibaho. Ikindi ni uko ku muntu utaryama bihagije, akaba ari nacyo cya gatatu, ni uko ushobora gukuramo diyabete. Hari igihe rero umuntu agira diyabete atari uko yariye amasukari menshi cyangwa se yahuye n'ibindi bintu byinshi bituruka ku biryo ushobora kuba wahura nabyo byagutera diyabete, ahubwo bikaba biterwa n'uko utaryama ngo usinzire uruhuke. Umubiri wawe rero ukaza kurema ikintu gishobora kuba cyagutera kurwara diyabete. Ikindi ni uko umuntu utaryama neza ahura n'umuvuduko w'amaraso. Iyo utaryama ngo uruhuke ushobora kuba waviramo umuvuduko w'amaraso. Icya gatanu rero ni uko umuntu utaryama ngo asinzire bihagije ashobora kurwara stroke. Ugasanga witeye stroke kubera ko utaryama, wenda wari uri muri filime cyangwa wari uri mu bintu bidafite n'umumaro, ugasanga icyo kibazo ushobora kuba wagikuramo. Nanone ku bantu bataryama usanga bakunda kuba barwaye za kanseri y'ibere cyane cyane, kanseri ya prostate ku bagabo, ndetse na kanseri y'urutirigongo. Izo ni kanseri zishobora kuba wakura mu kuba utaryama ngo uruhuke. Twaza tuvuga ko iyo umuntu ataryama neza cyangwa se utaryamye neza umunsi umwe wirirwa warakaye, yewe ukirirwa utameze neza, abantu muri kumwe babangamiye. None tekereza iyo utaryama neza igihe kinini, niho ushobora kuvanamo depression. Ugasanga umuntu afite depression idashira kubera ko ataryama, ahora ahangayitse, afite ibimenyetso byinshi byerekana ko afite depression, kandi ugasanga wajya no kwa muganga bakakubwira jya uruhuka uryame neza, ariko wagera mu rugo none ukabyirengagiza ntube waruhuka neza. Ikindi rero ni uko umuntu utaryama ngo asinzire neza ashobora kuba yagira ikibazo cyo kugira ubudahangarwa bwe ntibukomere, ngo umubiri wawe ugishobora kuba warwana n'indwara mu buryo bworoshye. Ugasanga uhorana uturwara tudashira, inkorora, ibicurane, umutwe, cyangwa se indwara ikomeye yanagufata ugasanga kugira ngo ikire biragoye kurusha wa muntu uba waryamye agasinzira neza. Byashyira no gukora siporo no kurya neza ugasanga kurwara biragoye, ariko iyo utaryama ngo uruhuke neza biroroshye kuba wafatwa n'indwara. Ku bantu bubatse ingo rero, iki cyo ni ikintu cyo kwitondera cyane cyane ko gikunda no kuba ikibazo iyo umugabo n'umugore batagikora imibonano, ushobora gusanga havamo ko banatandukana. Rero iyo umugabo ataryama neza cyangwa umugore ataryama neza, kugira ubushake birashira. Rero ni byiza ko ubyubahiriza ukamenya ko kuko iyo utaryama neza libido iragabanuka, ugasanga amahormone atuma umuntu ashobora kuba yagira ubushake nayo akagabanuka. Rero ubushakashatsi bwagiye bwerekana ko byibura umugabo aramutse ataryamye icyumweru ashobora no kugira akabivaho. Ni byiza ko habaho ko umugabo aruhuka neza n'umugore akaruhuka neza kugira ngo ubuzima bwabo bwo kubaka urugo bukomeze kandi bameze neza. Aha rero iyo umuntu ataryama agasinzire neza ushobora gusanga ahura n'ikibazo cyo gusaza vuba, ugasanga uruhu rwe rurangiritse, ugasanga imisatsi nayo iracitse, itangiye kuzana imvi kare. Rero ni byiza ko nimba ushaka kugira ubwiza bw'uruhu, biba byiza uryame usinzire, uryame amasaha ahagije, kuko uzasanga n'umuntu nimba yaraye adasinziriye uzakubitana mu gitondo usanga yazanye ibizeru munsi y'amaso. Rero biriya bimarwa n'uko waryamye ugasinzira neza. None mu bushakashatsi bwerekanye ko umuntu uryama agasinzira neza atandukanye n'umuntu uryama ntasinzire neza, kuko uzasanga uwo muntu aramba kurusha umuntu utaryama amasaha ahagije. Ikindi ni uko iyo uryama ntusinzire neza ushobora guhura n'ikibazo cyo gutekereza neza, ugasanga imitekerereze yawe igura n'ibibazo cyane cyane, ugasanga nimba ari gufata imyanzuro ntabwo uri kwifata neza nk'uko bikwiriye, ugasanga nanone uribagirwa mu buryo bworoshye, ntabwo ufata mu mutwe. Ugasanga nanone nimba hari ikintu, nimba uri umunyeshuri byaba byiza ugiye uryama ugasinzira neza, kuko biragoye gufata neza mu gihe utaryamye ngo usinzire uruhuke. Nimba ushaka rero no kugabanya ibiro, wajya uryama ugasinzira neza, kuko iyo umuntu ataryama ntasinzire neza ashobora kwiyongera ibiro, ugasanga ari kugira umubyibuho ukabije. Ariko uryamye ugasinzira
ushobora kugira bigufasha kuba watakaza ibiro mu buryo bworoshye. Hari na video nakoze y'ibintu ushobora gukora mbere yo kuryama kugira ngo ube wagabanya ibiro mu buryo bworoshye utavunitse utari gukora n'amasiporo. Naha rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nimba hari igitekerezo cyangwa icyifuzo ufite wagishyira muri comment. Nimba kandi ukunze iyi video washyiraho like. Ciao, now.